Bismillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Ntangije izina ry'Imana ari ryo nishingikirije. Imana yo yaremye ibirere birindwi ikarema n'isi. Nsabira intumwa y'Imana amahoro y'imesha ko byamusakaraho nk'umwarimu mwiza waje atwigisha ubuzima tubamo kandi anatwerekera ibishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwacu, anatwerekera inzira nziza ishobora kutugeza ku Mana kandi tukagera ku Mana itwishimiye. Iyo ntumwa y'Imana koherezwa kwayo nibyo Imana ivuga muri Qur'an igira iti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kukohereza kwawe ewe ntumwa y'Imana Muhammad, kukohereza kwawe ewe Muhammad nta kindi uretse ko waje uri impuhwe kubiriho byose. Nibyo koko Rasul sallallahu alayhi wasallama yari impuhwe kandi rahima, yari impuhwe kubigishwa yari kumwe nabo, yari impuhwe ku nyamaswa, yari impuhwe kubiriho byose. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha muri izo mpuhwe intumwa y'Imana yari ifite ikazikusanya cyangwa se ikazikwirakwiza mu bituza byacu. Bagaragu b'Imana, nkuko mwabitangarijwe, twavuze ko twabateguriye isomo ry'ubuvuzi n'uburyo intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yavuragamo. Ibi tukazifashisha igitabo cya Sheikh al-Imam al-Hafidh Diyauddin al-Maqdisi, we wibanze kuri ahadith ku mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi ziri sahihi kugira ngo atwandikire ubumenyi. Ni benshi bagiye bandika kuri ubumenyi bugiye butandukanye. Mbere na mbere reka tunarebe ese kwandika ubumenyi yarashingiye kuki, cyangwa se ubumenyi bw'ubuvuzi tuzavuga ni experience zisanzwe nkuko abaganga cyangwa se abavuzi bariho. Hari abavuzi ba gakondo, hakaba n'abavuzi ba kizunga abo dusanzwe tujyaho kwa muganga. Iri somo rero ryo urebye rizagaruka cyangwa se rizaba rishingiye kuri Qur'an na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Cyane ko Qur'an Imana iratubwira iti wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahma, ngo nuko tumanura muri iyo Qur'an tuyimanuramo umuti uvura ibiri mu bituza by'abantu n'umuti uvura imibiri y'abantu. Abigishwa b'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi, abasahaba barivuye bakoresheje imiti ifatika n'imiti idafatika. Barivuye kugeza ubwo banakoresheje surat al-Fatiha, iriya alhamdu mwumva dusoma mu iswala ni umuti. Niyo mpamvu rero inyigisho tugiye kubigisha tuzagaruka kuri iyo Qur'an na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Iyo ntumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi, murabizi ko ibyo yavugaga byose, ibyo yatwigishiye byose yari wahyuha, yari ubutumwa akesha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ubutumwa inyigisho zitagira ugushidikanwaho. Ari byo Imana itubwira iti wama yantiqu anil hawa, ntavuga ashingiye ku irari rye, in huwa illa wahyuha, ahubwo arahishurirwa cyangwa se nta kindi usibye ko ubwo butumwa avuga nibwo nakagombye kuvuga. Kuri iyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yafashe Qur'an na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi cyangwa se hadithi bisa nkaho biri ku rwego rumwe, byose byakorewe himaya, byose byararinzwe kubera ko niryo dini ryacu. Rasul sallallahu alayhi wasallam rero hari experience nyinshi yagiye yaduha muri ubumenyi bugendanye n'ubuvuzi, ari naho urebye neza abahanga mu buvuzi bagiye bavoma. Bamwe muri bo kubera ko burya kinini ivura malaria iba kinini kubera ko bakoze tajuruba, ni experience bayigerageje. Rasul sallallahu alayhi wasallam rero nawe yagiye adutungira agatoki. Niyo mpamvu natwe mu masomo yacu tuzagenda tubatungira agatoki ku by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa yayo
bashaka cyangwa se batwerekere dushobora kwivuzamo. Kwemera intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi ubusanzwe bishingiye ku bintu bine. Hari kumvira amategeko yagutegetse, no kwemera, no kwizera ibyo yavuze ko ari ukuri. Iyi niyo point ngira ngo abayisilamu bumve. Nitugusomera tukakubwira imiti igiye itandukanye, urugero dushobora kukubwira igikakarubamba, nibyo mu miti yantangaje umwe Imana sallallahu alaihi wasallam yavuzeho, harimo igikakarubamba. Cyangwa se twakubwira habati sauda, impeke z'umukara, cyangwa se twakubwira ubuki, menya ko ubivuga ni sadiqun amin, ni umwizerwa w'umunyakuri. Ntabwo wakagombye gushidikanya, ntabwo wakagombye gupuza cyangwa se gukerensa amagambo Rasul sallallahu alaihi wasallam akubwira, kubera ko kwemera intumwa y'Imana harimo icyo cya kabiri cyitwa ngo at-tasdiq fima akhbara, kwemera no kwakira ibyo yavuze. Noneho hakazamo icya gatatu ari cyo kwirinda ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubujije icyanyuma, kandi ntitube twasenga cyangwa se tukirinda kugandukira Imana bitandukanye n'uko intumwa y'Imana yagandukiyemo Imana cyangwa se yadutegetse ko tugomba kugandukiramo Imana. Bagaragu b'Imana rero, isomo ryacu mbere yuko wenda nginjiramo, ndagira ngo tugaruke gatoya ku wundi mumenyi waba waranditse kuri ubumenyi bw'ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariwe bita Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi. Ibn Qayyim nawe yanditse igitabo cyitwa Tibbi Nabawi. Mujye mugerageza, mujye muri Google, ibyo bitabo birimo, ushobora no kugisanga mu Cyongereza, mu Gifaransa. Ibn Qayyim we yaragutse avuga ubumenyi bugiye butandukanye bwinshi. Hari naho yavuze amoko y'indwara, avuga indwara z'umutima, avuga indwara z'umubiri, avuga aya za Qur'ani zishimangira izo ndwara. Kuko niba Allah subhanahu wa ta'ala avuze ati fayatma alladhi fi qalbihi marad, abagore bagerageze bamanura amajwi yabo igihe bari kumwe n'abagabo, cyangwa se bajye birinda kuyungurura amajwi yabo kugira ngo ba bandi barwaye indwara z'irari, indwara zo kurarikira ubusambanyi bataza kubifuza. Allah akabyita uburwayi, ni uburwayi. Ni nkuko kandi ushobora gusanga muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuvuga indwara, akavugamo indwara za shubha, urugero indwara z'urujijo, indwara za shaka, guhora umuntu yumva afite shaka, ashidikanya, ku ndwara zigaragara ku banafika, aho Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati fi qulubihim marad fazadahum Allah marad, mu mitima yabo harimo uburwayi kandi Allah subhanahu wa ta'ala abongerera uburwayi. Indwara z'umubiri rero nazo Qur'ani irazivuga. Urugero twafata, Allah subhanahu wa ta'ala ahatubwira ati wala ala al-marid haraj, n'umurwayi azoroherezwa, cyangwa se umurwayi hari amategeko atamureba. Byumvikana ko Qur'ani yaje ivuga ku byerekeye uburwayi. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi mu gitabo cye cya Tibbi Nabawi we yagerageje no kugaragaza imwe mu misingi cyangwa se ubuvuzi, amoko yabwo, agaragaza ko harimo kurinda umubiri kugira ngo utaza gutakaza ubusugire bwawo, hakabamo kurinda umubiri icyawubangamira, hakazamo kureka niba umubiri hari ibyo ugomba gusohora ukabisohora. Urugero niba ukeneye kujya kuri toilette ntiwibane, murabizi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubujije gusari umuntu afunze inkari cyangwa se afunze ibikomeye. Ibyo byose nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yarasobanukiwe kubigendanye n'ubuzima bw'umuntu, noneho akanabivuga we afite wahi. Ibi byose rero byo tuzagenda turebera hamwe. Reka insha Allah mu isomo ribuze gukurikira turibuze kurebera hamwe indi ntangiro cyangwa se iriburiro, turebera hamwe muri iyi introduction ibyo twavugaho, kugira ngo twinjire mu isomo ryacu nyirizina, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira kandi akanabaha kugira ubuzima buzira umuze, kandi ibi twiga bikadufasha kugandukira Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Mukuri niyo ishoboye kandi ni nayo mugenza ubuzima bwacu bwa buri munsi.